akanyugunyuguriri karatambuka karagenda kegera ya nkende kugira ngo kayibaze niba yaba ifite amakuru ya Malika. Agakende kakirabukwa Lili karatangara cyane karibaza kati aka kanyugunyugu se keza gutya kaza kanyegera karanshakaho iki? Ubu ntikanshakaho ka munani? Reka nze numva icyo gashaka kumbwira. Akanyugunyuguriri kegera ya nkende karayisuhuza. Mwiriweho neza? Mwiriwe namwe? Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ayawe se? Ayanjye nanjye ni meza. Ye, ni byiza. Uragenzwa n'iki hano? Narinje hano iruhande rwawe kugira ngo nkubaze amakuru y'umwana uherutse muri iri shyamba w'inshuti yanjye witwa Malika. Ese waba waramubonye hano? Uwo mwana w'umukobwa naramubonye, twaranaganiriye tumarana akanya gatoya, ibyo kurya yarashigaje ahita yitahira. Yambwiye ko mama we yaramutegereje. None se ntabwo yaba yarakubwiye ko afite inshuti ye yitwa Lili? Ntabwo twigeze tuganira ibintu byinshi. Naramusuhuje aranyikiriza, naciye hano nsanga arimo kurya, musaba ku cyo kurya arampa, arangije ansezeraho arigendera. Ibyo witwa Lili ntabwo twigeze tubivugana. Uwo Lili se ninde? Atuye hehe? Lili ni uwa hehe? Lili ni njyewe. Aka kanyugunyugu ubona ni njyewe Lili. Rero ni njyewe nshuti ya Malika. Malika ni inshuti yanjye, turakundana. Hashize iminsi mike yari yaje hano mu ishyamba kundeba, ariko haza umuyaga mwinshi mpita nigurukira, ariko musaba ko tugurukana biramunanira kubera ko atazi kuguruka. Ubu rero naringarutse kureba ko yaba akicaye kuri iyi ntebe. Ariko utunyugunyugu murasetsa koko. Ubwo urumva ko uwo mukobwa Malika yari kuba akicaye kuri iyi ntebe agutegereje koko? Waba umupfayongo, waba umupfayongo. Ibyo ntibishoboka rwose. Genda tekereza ko yagombaga gutaha kuko iwabo bari bamutegereje, kandi ntabwo yagombaga kurara mu ishyamba. Ubwo rero sinzi uko uzabigenza ngo wongere kumubona.